Haleluya. Haleluya bene data, tubanje kubaramutsa cyane cyane mukunze kudukurikirana ku kiganiro cyitwa Inyatsi. Ni nayo mpamvu ngira ngo twongere tuganire dushingiye ku kiganiro bushize twaganiragaho. Twaganiriye mu Nyatsi ikiganiro cya 4. Uyu munsi wa none turaganira ku kiganiro cya 5. Ikiganiro cya 4 twasanzemo ibijyanye n'imikorere ikazamwe inyatsi, ndetse dusanga hari imikorere igomba kujyana n'igihe. Tubona ko inyatsi rimwe na rimwe zishobora guterwa n'imikorere itajyanye n'igihe. Uyu munsi wa none rero turaganira ku ijambo gusenga guhindura ibyananiranye, cyane cyane ko gusenga bigaragara yuko harimo imbaraga zinesha imbaraga zaturwanyaga n'iziduhiga. Uyu munsi rero nicyo kiganiro tugiye kuganiraho mu gice cyacu cya 5. Ku bakunzi bacu n'ubundi muraza kwibuka kugira ngo muzajye mureba ko ikiganiro cyacu cyitwa umuti w'inyatsi, kandi ni kuri Gasago Music nk'uko mubimenyereye. Murakoze rero, mureke dusenge. Mwami Imana yacu, Imana ishobora byose, Imana yumva gusenga, Imana ikora imirimo n'ibitangaza mu ijuru no mu isi, Imana yo kwizerwa. Haleluya. Twarakubonye ntago twakubwiwe, twabonye imirimo yawe, twabonye ibitangaza ukora, twarakubonye ugaburira abashonji, twarakubonye wambika abambaye ubusa, twarakubonye ukora imirimo n'ibitangaza. Haleluya. Uyu munsi wa none turasabye kugira ngo ugaragare mu ijambo gusenga guhindura ibyananiranye. Haleluya. Turagushimye kugira ngo Mwami Imana yacu, Data, imirimo yawe n'ibitangaza bigiye gukorekera mu baduteza amatwi muri iki kiganiro, kugira ngo ugende Mwami Imana yacu ubashe guhindura ibyananiranye mu izina rya Yesu, mu mirimo bakora mu izina rya Yesu Kristo. Inyatsi zose zikurweho kandi zineshwe n'imbaraga zawe Mana. Abagiye gukurikira iki kiganiro bose babone umugisha, kandi Data buja ukomeze kugirira neza abantu bose kugira ngo babashe kubohoka, imbaraga z'inyatsi zose zikurwaho mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kurebera hamwe ijambo ry'Imana. Turarisanga mu gitabo cya Esiteri mu bice 9. Turasoma umurongo wa 1 n'uwa 2. Abayuda bica abanzi babo. Ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka ry'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka. Abayuda baba ari bo bagira ububasha ku banzi babo. Nuko Abayuda bateranira mu midugudu yabo mu bihugu by'umwami Ahasuwerusi byose, ngo bafate abashakaga kubagirira nabi. Nta muntu wabashaga kubabuza kuko amahanga yose yabatinye. Amena. Amahanga yose yarabatinye. Ngo hari ku munsi wa 13 wo mu kwezi kwa 12 kwitwa Adari, kubera ko hari hatanzwe itegeko, kandi iteka ry'umwami ryari ryaciwe, kubera yuko Abayuda bari bafite abanzi, kandi abanzi babo bendaga gusohoza umugambi wabo, kuko bari bamaze gusinyisha inzandiko zose zamaze gukwizwa mu bihugu byose ko Abayuda bagomba kwicwa. Ariko kubera ko Esiteri n'Abayuda bamaze kumenya izo nkuru, begera Imana barasenga cyane, biyegereza Imana. Imana hari uburyo yakoze bukomeye cyane. Niyo mpamvu nkwizeza ko uyu munsi wa none tugomba gusenga guhindura ibyananiranye, gusenga kugatuma imbaraga zakurwanyaga, imbaraga z'inyatsi zikugendaho, imbaraga z'inyatsi zikurwanya. Gusenga bigomba gusenya izo mbaraga zose z'inyatsi zakurwanyaga. Haleluya.
twongere turebe ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Samweli cya kabiri, turareba mu bice 15 dusoma umurongo wa 30 n'uwa 31. Igitabo cya kabiri cya Samweli, dusome duhereye ku murongo wa 30. Dawidi aterera aho bazamukira ku musozi wa Elayono, agenda arira ikijyaruguru, yari atwikiriye umutwe adakwese, kandi n'abari kumwe nawe bose batwikira imitwe, bazamuka barira ikijyaruguru. Maze umuntu abwira Dawidi ko Ahitofeli ari umwe mu bajyanama z'ubugome ufatanije na Abusalomu. Dawidi arasenga ati, Uwiteka ndakwinginze, hindura inama za Ahitofeli ubusa. Amena. Gusenga kwa Dawidi kwagize umumaro, kuko kwahinduye imbaraga zamurwanyaga ubusa. Yari afite intambara n'umuhungu we Abusalomu. Dawidi ntiyatabaza abakomeye, yari umwami, yari gutabaza abandi bami bagenzi be kugira ngo bamutabare ku rugamba. Dawidi yibuka uburyo Imana yagiye ibana nawe ikamuneshereza intambara zose. Afata umwanzuro, hari umusozi bazamukaho bajya gusenga, ku musozi wa Elayono. Arazamuka, agenda atwikiriye mu mutwe, agenda arira. Urumva yari afite urugamba nk'urwo ufite uyu munsi wa none. Umunsi wa none hari ibikurwanya. Dawidi yarwanywaga n'umuhungu we, uyu munsi wa none urarwanywa n'inyatsi tazi naho zituruka, ariko burya Imana yaho zituruka irahazi. Zituruka muri Zakarandi, Imana irazizi. Izo bagutongereye Imana irazizi. Izo bagutega irazizi. Inyatsi zose urwana nazo Imana irazizi. Kubera ko abakurikiranye ikiganiro cyacu cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu, hari byinshi nagiye mvugamo barabizi, bitewe n'ibyo twabagamo. Izo nyatsi zose zibaho. Hari izo bahura umuntu, hari ibyitwa imyahuro bakoresha bakakwahuramo inyatsi. Ni byinshi si byo turi kuvuga. Naho uyu munsi wa none turi ku ijambo rivuga ngo gusenga guhindura ibyananiranye, kandi gusenga gutsinda imbaraga zakurwanyaga zose. Haleluya! Gusenga bifite umumaro. Noneho Dawidi yumva ntakwiye gutakira bagenzi be bakomeye, ahubwo yibuka uburyo Imana yagiye ibana nawe mu buzima bwe. Uyu munsi wa none ugomba kubanza ukibuka kandi ukamenya neza ko Imana yabanye nawe. Kuba uriho icya mbere ntabwo ari imbaraga zawe, ahubwo ni imbaraga z'Imana. Imana yakuremye mu ishusho yayo kandi igukunda. Imana igufiteho umugambi mwiza. Humura, n'ibyo byose Imana irabizi, ahubwo Imana yari irimo ipima kwizera kwawe. Niyo mpamvu gusenga uyu munsi wa none tugiye kugirana, tugiye gusenga, kandi nk'uko iri jambo ribitwereka, harimo imbaraga zibasha gutsinda no kunesha imbaraga z'inyatsi zakurwanyaga. Dawidi rero yari afite inyatsi, umuhungu ari we umurwanya ku bwami. Narende kuvuga ku ntambara nawe uri kurwana. Nta nyatsi irenze kuba umuhungu wibyariye arimo akurwanya ku bwami nk'uko Dawidi byari bimeze. Abusalomu yari umuhungu we, Dawidi yari umwami. Hanyuma amurwanije, Dawidi asanga nta kindi yakora. Iyo urebye neza usanga kwizera kwa Dawidi nta nubwo yanamurushaga imbaraga, ahubwo kuko yizeye imbaraga z'Imana, ntabwo yari yifuje ko yarwana intambara n'umuhungu we, ariko yaravuze ati hari Imana ibasha kuneshereza, narambuye ukuboko kwanjye kuri uyu mwana nibyariye. Abize Dawidi ntabwo yakunze kwifuza kumena amaraso. Burya ntabwo ari cyo gikemura ibibazo, kuko Dawidi igihe yarwanaga na Sawuli, yigeze kugenda igihe kimwe akata ku kinyita cy'umwenda yambaye, amutwara icumu, amutwara urunywero. Umugaragu aramwinginga ati reka muti kuri icumu rihamanye n'ubutaka. Aramubwira ati biragatsindwa kurambura amaboko ku mwana w'umuntu, cyangwa se ku muntu Imana yimitse, ku muntu wasizwe amavuta. Biragatsindwa kurambura akaboko kawe ku bugingo bw'umuntu mwene data. Wibatekereza gutyo, ahubwo bagirira imbabazi, kuko hari Imana izakuneshereza, nabo bagatangara bakayoberwa nawe uko byagenze, kuko hari imbaraga z'Imana ishobora byose, kandi Imana ibikorera kugira ngo izabiyereke nabo bibatere guhinduka. Haleluya! Imana yacu irashoboye. Dawidi rero amaze kumva inkuru
yuko umuhungu we afite umujyanama witwa Abusalomo, nuko twasomye tugabanya igihe cyo gusoma, ariko kuntu byari bimeze, yamaze kumenya neza ko hari uwitwa Ahitofeli wari umujyanama we, hanyuma amenya ko yaje kuba umujyanama w'umuhungu we Abusalomo. Uwa Ahitofeli, iyo ukomeje gusoma imbere gatoya, hari ijambo ritubwira ngo inama Ahitofeli yagishwaga muri icyo gihe zari zimeze nk'iz'Imana. Wumva umuntu abantu bizeraga gutyo, ko inama agiriye cyangwa inama atanze ziba zimeze nk'iz'Imana ishobora byose. Urumva uwo muntu ukuntu yarakomeye. Ariko noneho kubera ko Dawidi amaze guhishurirwa iryo banga ry'imbaraga zimurwanya uko zingana, ni kimwe nuko nawe umaze kumenya neza, niba warakurikiranye ikiganiro cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu cyacu ndetse n'icya kane, nawe hari imbaraga umaze kumenya, umaze gusobanukirwa imbaraga zikurwanya uko zimeze. Ariko hari imbaraga z'Imana hejuru y'imbaraga zose. Haleluya! Hari imbaraga z'Imana hejuru y'izo mbaraga zose. Wigira ubwoba. Dawidi rero avuga ati reka nisunga Imana. Niko kugenda yegera Imana, aravuga ati Imana, ndakwinginze, hindura inama za Ahitofeli ubusa. Yarazi izo nama twazivuzeho. Aravuga ati ndakwinginze Mana, izo nama za Ahitofeli zihindure ubusa. Esitari nawe amaze kumenya ko abayuda bamaze kugurwa, bagambaniwe, atuma ku bayuda arababwira ati musenge iminsi 3. Nabyo ni inzira ndende byaciyemo. Hanyuma abonye iminsi 3 agiye imbere y'umwami abona ntacyo bitanze, arababwira ati mwongere mukomeze amasengesho dusenge iminsi 30. Hanyuma muri ya minsi niho umwami yamutunze inkoni. Amutunze inkoni, ajya kumubwira uko ubwoko bw'abayuda bumerewe. Ati birashoboka se? Uzabyumva ni bya Morodekayi, twazabiganiraho mu bindi biganiro. Ariko uyu munsi wa none turi ku kiganiro kivuga ngo gusenga guhindura ibyananiranye, kandi gusenga kuri hejuru y'imbaraga zikurwanya, gusenga gukuraho inyatsi, gusenga gutsinda ibyo byose. Niyo mpamvu twabanje kuganira ku izo nyatsi n'amoko yose, byose bakurikiranye ibiganiro, cyangwa nawe uzabikurikirana uzabyumva. Nagira ngo ngushimangire ko gusenga gutsinda inyatsi zo muri karande, gusenga gutsinda inyatsi bagutega, gusenga gutsinda inyatsi bagutongera, gusenga gutsinda inyatsi zo mu mikorere itajyanye n'igihe, kuko ugirwa inama, wamara kumva inama ugahindura n'imikorere ukajyanisha n'igihe. Kubwo gusenga rero turahishurirwa. Gusenga uhishurirwa izo nama zose. Gusenga guhishura inama z'abarozi, gusenga guhishura inama z'abagome, kandi gusenga kukazitsinda zose. Haleluya! Ijambo turiho no gusenga rero mwene data. Ni nayo mpamvu ngira ngo uyu munsi wa none tubanze dutekereze neza. Ubanze umenye neza ko gusenga, ndi kukubwira, Dawidi yarasenze, Imana imutsindira inama za Ahitofeli, anesha Abusalomo. Esiteri arasenga, na Morodekayi, abayuda barasenga. Ijambo ryatubwiye ngo ibintu birahinduka. Haleluya! Dawidi yasenze Imana avuga ngo Mana ndakwinginze hindura inama za Ahitofeli ubusa. Uyu munsi wa none turasenga tuvuga ngo Mana turakwinginze hindura izi nyatsi zose ubusa. Hanyuma Esiteri n'abayuda basenze Imana, ijambo ryatubwiye ngo ibyari kugira ububasha ku bayuda. Haleluya! Ngo ibintu birahinduka, abayuda bagira ububasha ku banzi babo. Uyu munsi wa none ndashaka ko ibintu bihinduka, ukagira ububasha ku byakurwanyaga. Uyu munsi wa none tugiye gusenga ibintu bihinduke, kuko gusenga turi gusenga, ijambo turi kuganira ni ijambo rivuga ngo gusenga guhindura ibyananiranye. Banza ugire kwizera ko ibintu bishoboka. Wizere neza ko Imana yabanye na Dawidi ikamuneshereza inama za Ahitofeli mu gihe yarwanaga na Abusalomo. Iyo Mana irahari, Imana irakora. Hanyuma wizere ko Imana yaneshereje abayuda. Ijambo ryatubwiye ngo ibintu birahinduka, abayuda bagira ububasha ku banzi babo. Uyu munsi wa none tugiye gusenga mwene data, wizere ko ibintu bigiye guhinduka, ukagira ububasha ku nyatsi zakurwanyaga. Haleluya! Tugiye gusenga rero mwene data, tumaze kurebera hamwe ijambo ry'Imana, tumaze kumva uburyo Imana yaneshereje Dawidi, Imana ikaneshereza abayuda, ibintu bigahinduka, bakagira ububasha ku banzi babo.
mbese wizeye ko nawe twasengana ukagira ububasha kuri ibyo byakugiragaho ububasha, ku mbaraga zakurwanyaga nawe ukagiraho ububasha, ku nyatsi zaguhagurukiye, izo baguteje, izo bagutuma, izo bagutongera, nawe ukabigiraho ububasha, imikorere yawe ikongera ikagenda neza. Haleluya, ibintu bigahinduka. Niba ubyizeye rero, nyemerera dufatanye gusenga. Dusenga Imana ihindura, yahinduriye Dawidi, igahindurira abayuda, nawe igiye kubihindura. Haleluya, Imana igiye guhindura ibyawe byari byarananiranye, bihinduke nawe ugira ububasha ku mbaraga zakurwanyaga mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana yacu, tumaze kumva ijambo ryawe, gusenga guhindura ibyananiranye. Abantu bakurikiranye iki kiganiro bamaze kwizera ko uyu munsi wa none wabahindurira imbaraga zabarwanyaga ukazihindura ubusa, inyatsi zabateraga ukazihindura ubusa, inyatsi zabatsikamiye, inyatsi zababujije uburyo, inyatsi zabatesheje agaciro ukazihindura ubusa. Nanjye ndabasengeye nshingiye ku bubasha bw'ijambo ryawe twumvise mu izina rya Yesu Kristo. Ndabasabiye, sabiye uyu mubyeyi, sabiye uyu mugabo, sabiye uyu musore, sabiye uyu mukobwa, uyu muntu wese wagize Mwami Imana yacu umugisha wo gukurikiranira ijambo, akaba yarazahajwe n'izo mbaraga, kwizera kwe kukamwemerera ko dufatanya gusenga. Ndamusengeye mu izina rya Yesu, ndatatanya imbaraga z'inyatsi mu izina rya Yesu, izababujije imikorere impande zose aho berekeje bikananirana, turahindura mu izina rya Yesu Kristo. Ndasabye kugira ngo ibintu bihinduke nkuko wahinduye inama z'itofera ubusa, uko wahindura mu izina rya Yesu Kristo abayuda bakagira ububasha ku banzi babo. Mu izina rya Yesu niko nsabye kugira ngo ibintu bihinduke, imbaraga zabarwanyaga uzihindura ubusa, uzitesha agaciro mu izina rya Yesu. Turasabye rero kugira ngo ubaremere amashimwe, nabo bazagushime bavuga imirimo n'ibitangaza wabakoreye kubw'ijambo ryawe no kukwizera. Mu izina rya Yesu ndasabye kugira ngo ubaneshereze kandi ubatsindishirize, nanjye fatanije nabo kugushima mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, amen.